abanyabwenge ushoboye ibyananiye abakomeye ushoboye ibyananiye abanyabwenge ushoboye ibyananiye abakomeye ushoboye ibyananiye abanyabwenge ushoboye Imana igikiza indwara, ni Imana y'amateka, ni Imana ishobora byose, ni Imana igabura, ni Imana ikura abantu mu rugabangabo ikabaha icyerekezo, ni Imana yubaka, ni Imana iteturura umuntu mu bantu. Ukeneye ko Imana iguteturura, ukeneye ko Imana ikiza ayo magambo, ukeneye ko Imana yishyura, niyo Mana iri aha hantu. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye ko dushyireho n'uyu mwanya Mana. Twaje rega gusenga, twaje kukubwira, kandi twaje kukubwira ibyananiye abantu, twaje kukubwira ibyananiye ababyeyi, twaje kukubwira ibyo tudashoboye. Uwiteka Mana, mweretse buri muntu wese ufite ikivuzi icyo ari cyo cyose, reka umurengere umurwanirire, reka umwiyereke Mana. Abafite ikibazo cy'ubushomeri ubaha akazi, abafite ikibazo mwami cy'uburwayi ubakize, abafite ikibazo cy'urugo urubahe. Ale salade ke avoy boha zerekire bore haitikale zerebo zere dofe ke asie le tota sikalabo le dekere sirebo. Ndagushimiye Mana, ngushimiye Mana kuri butwumva. Ale sakita abonete ke afa, ngushimiye kuri Imana itambitse, uri Imana ije kureba uko bimeze, uri Imana ije kugira ikikora ukakirema ukagikomeza, uri Imana izana umucyo mu rugo rw'aba babyeyi, uri Imana yerekanye nk'Imana, uri Imana irengeye abantu kandi barwaniriye. Umukiza niryo zina ryawe, reka winjire mu nyama, mu mitsi no mu misokoro, reka ukize izi ndwara z'imitwe, reka ukize izi ndwara z'ibifu z'amagufa, reka ukize indwara zo mu nda n'iz'imitsi. Reka mbere sara kitaravo, reka sara bore haisi kare bore ha. Reka mwami imbaraga zawe zikore mu mpande zose. Urakoze Mana, urakoze kubirimo, urakoze kukoze, urakoze kukijije, urakoze kutabaye abagutabaje. Tukwakiriye tugushimira, tugukomera amashyi, kuko uri Imana yumva gusenga kandi tuzi. Amen. Abizeye ko Imana ikoze dutere haleluya, abizeye kandi dutere haleluya, twongere dutere haleluya. Reka tuyikomere amashyi bayivugiriza impundu, twongere tuyikomere amashyi tuyivugiriza impundu.
abagihumeka, abatari kuri bomboni, abafite amaboko agikora, abataryamye kwa muganga, abatageze ahacecekerwa, mureke tuyishimishe ingingo yaduhaye ayo mashami y'Imana. Izo muntu twongere tuzamura amaboko tuyishimire, ikwiriye gushimirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusabe abantu bashima Imana. Imana yabagiriye neza, baze bavuga imirimo y'Imana. Mama Bahati naze ashimira Imana. Nyuma ya Mama Bahati aze kuba uwiturije nawe aze kuba yiteguye, aze gukurikira Mama Bahati. Mama Bahati atambuke azashimira Imana iby'Imana yakoze, maze uwiturije nawe aze kuba ari hafi, baze badusangiza imirimo y'Imana. Ikwiriye gushimirwa, ikwiriye guhabwa icyubahiro. Bishop yabivuze, nubona uri muzima, nubona uhumeka, nubona wabyutse bikemera, ujye uvuga ngo wancikiye Yesu. Niki natanze ko ngewe ndiho, ko hari abonzi bari kwa muganga. Hari umuvandimwe turirimbana ni Diacre, afite umwana wo muri famiye, inkumi rwose, wakoze impanuka ahita apfa. Iyo umurebye yarari kwiga nawe, afite ibyo atekereza, afite imishinga, none yamaze kugera acecekerwa. Ayo yize uko ari, nubona uri muzima ujye ushimira Imana. Ibyo ngibyo udafite, hari abavuze ngo ibyo atarakora si byo byamara imbaraga zo gushima. Ibyo yakoze bikwiye kudutera imbaraga zo gushima. Reka twumve Bahati, Mama Bahati ashima Imana iby'Imana yakoze, uwiturije nawe aze guhita akurikiraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Shima Imana cyane, ndayishimye kuba twongereye iminsi yo kubaho njyewe n'umuryango wanjye. Shima Imana yumva gusenga, shima Imana ikiza indwara zananiranye. Ndayishimye yumva wari mu ijuru ko yishimye, yahaye icyubahiro. Nuko navuze ngo nze kubivugaho gatoya bakavuga ngo ntibyatwara umwanya, ariko ntacyo bitwaye, ndabivuga mu buryo bwihuse. Hari abantu wenda bataheruka kumbona, iyo abantu badakorana n'umuntu bavuga bati ariko uyu muntu yabaye iki, yagize intege nkeya se cyangwa iki. Ariko hari igihe umuntu yahuye n'ibibazo abantu benshi ntibabimenye. Uyu mwana yarwaye mu kwezi kwa 9, ararwara cyane cyane, ajya Faisal mu bitaro, bakavuga ngo arwaye infection, ariko nyine ntibyaba byo, baradusezera turataha. Tugeze mu rugo akomeza kugenda atibagana nko mu mavi agenda, yajyaga mu kazi biramunanira. Rero taje kuba bibi cyane, mpamagara Mama Revera arandangira mu mujyi hariya, arambwira ati hari umuntu wamvuye uzamujyane urebe ko bamufasha. Twagiyeyo tugenda atibagana cyane, tugarutse ntabwo yongeye guhaguruka, yahise ananirwa guhaguruka. Ukwezi kwa 10 kose twakumaze mu rugo, atuye hariya hakurya Kacyiru. Twaje guhamagara Mama Bishop, arambwira ngo afite urugendo, ariko arambwira ati ndamusengera. Rero abakozi b'Imana benshi baragumye bamusengera. Ndashimira n'umuyobozi wacu muri Nibature Felix, yaje mu rugo aza kumusengera, yaramubonye ariko yamubonye akibasha kugendamo. Rero hari abantu benshi bamubonye. Ndashimira na Mama Nyensi waturimbana muri Nibature na Mama King, baje kumusanga mu rugo ameze nabi ukuntu. Rero ntabwo nabivuga byose ngo nzarangize, yaje kunanirwa guhaguruka, tumara ukwezi kwa 10 kose mu rugo byaranze. Abantu baramusengeye, yarakagaye ibikanu, imitsi yo mutwe yarabyimbye, ariko baramusengera, Imana ibikuraho. Imana muyimpera icyubahiro, ibyo yakoze neza. Rero ubwo yaje rero kuguma kunanirwa, nanjye narateriwe umugongo, nanjye waracitse, ubu nanjye ndimo nivuza. Natwe guterura ugashitura kugira ntabwo yashaka kwihahira na gatoya,
abantu rero baza kumbwira bati rero Indera bajya barwanya ibintu by'imitsi ukuntu bati umujyanye yenda bazamufasha ukareba ko yahaguruka. Nawe murebe mu kurangana ko ubu yari na munini cyane, harimo n'apimiro nka 70 hafi 80, ariko nyine kubera yakumyeza ashira kubera ko yarwaye. Ubwo rero twaje kumutwara Indera, turamutwara, baragerageza bakamuhambira ku gitanda, bakahambira mu mavi, bagahambira hano, bakegura igitanda bagahagarika. Umuntu aba yarajyaho n'ibintu byinshi muri iyi si, uretse yuko Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru tubera amaso ibihe byose, sinzayivaho ibyo bahera mu ijuru ko nazayivaho. Byatwaye igihe kinini, twamaze ukwezi kose kwa 11, twaje noheri yenda kuba. Tuvayo atangira kugenda, hari utuntu tugare basunika umuntu akagenderaho ariko abasha guhaguruka, bakamuhaguruza agahagarara. Rero ntago navuga ni byinshi, ariko Imana yo mu ijuru yagize neza, muyimera icyubahiro. Revera twaje hano tuje dushaka Bishop yari yatubwiye ngo tuze kumuzana, ariko nyine dusanga ngo hari ibyago byabaye niyaza Bishop. Revera yaramubonye, yaje kumusengera mu modoka, turi hariya, yamubonye atabasha guhaguruka. Byari bikomeye, ariko abantu bose bayimenye bakaduha inkunga y'amasengesho. Imana ibaha umugisha, ntizabibagirwe, izabibuka ibihe byose, mu minsi y'amakuba, mu minsi y'ibyishimo izabibuka. Uyu mwana yararwaye cyane bikomeye. Ubwo rero twaje kuza tuva mu bitaro, ariko bikomeza kugenda nyine agenda buhoro ukuntu, ariko batwandikira kine. Umuganga wamuvuraga Indera niwe wakomeje kumukurikirana, tujya mujyana hariya, n'ubu turacyamujyanayo. Akomeza amukurikirana, amukoresha ibintu bya kine, hanyuma abasha gutambuka. Yabagendaga ku mbago, hari abantu bamubonye kuri Bonani, yarambwira ati nange ndaza hano, nange naze gushima Imana ko nabashije kugendera no ku mbago. Icyo gihe ayigenderaho muri iyo minsi biza kurangira, imbago arambwira ati ngiye kuyireka. Ndamubwira yihorere, niba wumva bigenda uyihorere. Rero Imana ngenda yishima cyane ibintu yakoze imirimo n'ibitangaza. Natinze gushima. Ejo bundi umuyobozi wacu niba yatwigishije mu bintu byo guhiga umuhigo, aratubwira ati nuhiga umuhigo ujye uwuhigura. Aratubwira ati nanjye gasenga nkavuga nti Mana numuhagurutsa abana yagiye guhagarara, Mana nzagushima. Ndagumya rero nkavuga nti nakabanza agende neza, nshaka itiro ry'ishimwe. Ariko nyine kubera ibibazo twaciyemo byinshi byo kujya kwa muganga, sinabasha kubona ituro ry'ishimwe vuba. Ngeze aho ndavuga nti reka ubu wabona igituma uyu mwana atarimo gukira neza, ariko ntagiye kwishima kandi avuze ngo nahaguruka nzayishima. Ndavuga nti ngewe ngiye kugerageza uko nshoboye kose, ariko nzaribona ryose Imana izarishima, nize ahantu ibintu bituruka. Rero ni ukuri uyu mwanya nk'uyu nguyu ntabwo ngiye gutwara umwanya munini, nawe niba hari ikintu abasha kuvuga avuge. Ngewe ituro ry'ishimwe nabonye niri, ahari hari umuntu yenda wavuga ati ariko uyu muntu akomeza azana bino bintu, mbizana kubera ko ari byo nshoboye, mbizana kubera ko ari byo mbona, mbizana n'ukuri. Ikintu nsaba cyane, niba hari icyari yo kuvuga, murasaba Bishop aze kumusengera, mu kazi barimo kumuhamagara ngo azaze mu kazi kuko amaze amezi 6 arwaye. Rero azabasha kujya yenda kugenda kwa mbere, nibwo bamubwiye azagira imbaraga, akomere, abashe gukora ibyo azashobora, ngo azakora ibyo ashoboye. Rero ni ukuri Imana yo mu ijuru ishimwe, ibyumva aho iri mu ijuru ko nyishimye, ibyumva aho iri mu ijuru ko ibyakoze atari impfabusa, izayikorera uko zabishobora, Mana
ndagushimye ibyo uri mu ijuru, ndagushimye kugira neza kwawe Mana, ndagushimye yuko Mana utajya wirengagiza, ndagushimye ko amasengesho yose buri wese asenga uyumva. Uri Imana igira neza, uri Imana ikura hasi ugashyira hejuru. Ndagushimye Mana ku bwa Liyani wagiriye neza ukagera ukamuhagarika Mana, urakoze ugize neza. Ndagushimye itura ngushimye Daniel nanze Mana nyaguhora ku ngoma, nzi yuko naturu nari mutembera iyo umuntu aritanganye urukundo. Nukuri Data wa twese mu ijuru uryakire maze ugire neza Liliane. Uwiteka Nyiringabo nawe azaza kugushima, iri ryari iryanjye nawe namara gukira azaza kugushima. Urakoze, ndagushimye, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Uyu ntabwo ari umunsi wanjye, uyu ni umunsi we. Gusa mwigumire ku Mana, irakize. Ntabwo ujye navaga hasi, nta kintu na kimwe niherezaga, guhera ku mutwe kumanuka, amaboko ntiyakoraga, amaguru, ariko igihe cy'Imana kirahari. Mwigumire ku Mana, nta handi twajya. Murakoze.